I love you too, man. W Sips. Bro, I love you too. Pom Pom by Bruce Melody. Rain, I think. We gotta turn on Pom Pom. Hey, how you doing? What's your name? Hey, Scroll. say less. I'll take a little sip of that mug there. Ladies and gentlemen, what's up Rwanda, what's up Kigali, my name is Vincent. Urukundo yeretswe n'abanyarwanda byatumye agura inzu muri Kigali ngo azajya atemberera muri Kigali munsi azumva afite akanya. Bamwita Aisha Speed, umenyereye nk'umustirima ku mbuga nkoranyambaga, akora live zikagenda zikarebwa n'abantu benshi cyane. Kuva yagera muri Afrika, ibintu yaboneye mu gihugu cy'u Rwanda abafana yaboneye ni igitangaza, byatumye anagura inzu muri Kigali kugira ngo nyine azajye hasohokera igihe yabonye akanya aze kuharuhukira ndetse hanakore n'amalive bitewe n'ibintu yahaboneye. I'll take a little sip of that mug there. Yewe ngo uzi ko yakora live ariko bwa mbere ararebwe na miliyoni 43. Ibyo bintu rero byankwera igitangaza, aravuga ati uru Rwanda ndarukunze, uru Rwanda ngiye kurubamo, uru Rwanda ngiye kuruguramo inzu hanyuma nze nzagenze kuyiberamo 47 zose miliyoni. Yewe yatembeye ibihugu byo muri Afrika ariko iki cyamukuyemo. Namwe nkuko muri kubona muri screen zanyu yagiye tembera ibihugu ariko kugira agire miliyoni 1 cyangwa 2 cyangwa 3 byasabye iminsi 5 yose. Nkuko uri kubona muri screen yawe yatemba igihugu cya Botswana ukugira ngo arebwe na miliyoni 3 byamusabye iminsi 5. Yatwembeye mu gihugu cya Eswatini ukugira ngo agire miliyoni 2 byamusabye iminsi 6. Yatembeye muri Mozambique ukugira ngo agire miliyoni 2 byamusabye iminsi 7. Yatembeye nanone muri South Africa ukugira ngo agire miliyoni 3 byamusabye iminsi 8 yose. Ariko mu Rwanda mu masaha 2 mu masaha 3 yarari kurebwa na miliyoni. Ariko se ndetse kubivuga ukabyirebera ahari byo ntibyakorohera. Ndebera nawe mu isaha imwe yarari kurebwa na miliyoni 3. Ubundi muri Nosi ya Rurema uyu mugabo Aisha Speed ndamwita umugabo kubera ko akora ibikorwa bya kigabo, ibikorwa bituma amenyekana ku isi, ariko ni umusore ukiri muto w'imyaka 20 gusa. Ibyamubaye akigera mu Rwanda nagahuma nagatangaza. Mwibuke ko uyu musore ajya akora ibikorwa nk'iby'abandi bantu ndetse yewe bakaba babaye nk'abari gutega hanyuma bagakora ibirenze ku byo bakoze. Ariko mu gihugu cy'u Rwanda ibintu yababoreyemo nagahumanwa. Mwibuka se witwa Kagarara? Niba mwarebye amashusho, Kagara yakoze push up, uyu musore aratsindwa kandi ntajya atsindwa mbere yuko uwari gukina nawe atsindwa. Abanza gutsindwa hanyuma nawe agakurikiraho. Mbese ikintu abashaka ni success, intsinzi. Mwabonye se nanone ubwo Rutambi yafataga moto 2 bakazatsa zikagenda akazihagarika akazishira hamwe, essence yashize mu ikarenda yashira. Uyu musore nawe yabikoze ariko birangira atsinzwe. Pom Pom by Bruce Melody. Rain, I think. We gotta turn on Pom Pom by Bruce Melody, driver. Driver, can you turn that on? Driver, you got that on a playlist? Pom Pom by Bruce Melody. Ati nimushyire muri playlist indirimbo ya Bruce Melody rwete Pom Pom Pom. Uyu musore byaboneye mu gihugu cy'u Rwanda nagatangazana, kandi ibi byakomeje gupushinga nyine aba content creator bo mu Rwanda, yaba aba content yaba n'abandi bantu bose bagiye bahura nawe. Byari byishimo kuri bo kubera ko uyu musore yari gukora live arebwa n'abantu benshi cyane, benshi dore ko kuri live ye hari ibihumbi 87 ariho byagarukiye. Kandi mu bindi bihugu yabaga yifite ibihumbi 12, 15 kugeza kuri 20, ariko mu Rwanda ibihumbi 82. Akaba yaguze rero inzu mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nzu azajya yizamo igihe abishaka aje gusura u Rwanda kubera ko u Rwanda yarukunzwe cyane ngo bitewe n'ukuntu yakiwe. Ibi rero yamenyuje ku nkuta ze za YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Aravuga ati u Rwanda ni rwiza cyane, banyakiye neza, ati u Rwanda ngomba kuzarwamo.
Hey, how you doing? What's your name? Excuse me, what's your name? yewe abantu bakuru koko baba ari abantu bakuru. Rero Aisha Speed ubwo yatemberaga muri Kigali yahuye n'umuntu wari uri gukora amasuku mu muhanda, hanyuma aramusuhuza ariko nta kintu byari bimubwiye, arakomeza arikorera ntiyamenyesha ibyabaye ahari. Abandi bati aya mahirwe yaba aryo yabonye nkayabyaza umusaruro, ariko utayabyaje umusaruro dore ibyo yari yibereyemo. Yakomeje kwikorera akazi ke nk'ibisanzwe kuko uyu muntu bigaragara ko atanamuzi nta n'amakuru yari afite ko uyu muntu ari buze kunyura hari ahantu. Aisha Speed rero dore ibyo byabereye mu gihugu cy'u Rwanda, ngibyo ibyishimo yakuye mu gihugu cy'u Rwanda kugeza na n'iyi saha akaba akibifite. Gusa bamubajije impamvu igihe azatahira, aravuga ati ndacyafite igihe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ko rero yanaguzemo inzu, ariko niko ibitangazamakuru biri kugenda bivuga ati yaguzemo inzu mu gihugu cy'u Rwanda, usanga agiye kwiturira mu Rwanda cyangwa se akazazaza mu gihugu cy'u Rwanda igihe abishaka. Ngayo nguko rero nge rero tubanye muri aya makuru, nitwa Vincent. Reka mbisabire kunshigikira mu kandi kuri subscribe kugira ngo amakuru n'ibigano nzajya nkora bizajya bibageraho mu wa mbere mutiriwe murabishakisha. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugubwe neza, ndabashimiye.